kurusha ibindi byose urabona izi nganda amaji yayo bagiye bahagarika abantu bati bari baratwaye isoko ry'inganda zizwi zimwe zenga amaji ati izo nganda nizo zigambanye none aya maji yari yoroheye abantu avuyeho aba rero bamanuke baze mu biganiro basobanura reka tubanze tuganire ku kintu kimwe mutabaruka nje sinjya nemera mu kwica innovation buriya niyo mpamvu navuze nzakomeza no kubivuga yuko FDA Rwanda Standards Board bafata amafaranga aturuka mu misoro yacu bagomba kudufasha rero gusetinga standard no gufasha abantu kujyana muri izo standard ndabisubiramo kuko n'ubundi nibatabikora binyuze mu masezerano y'ubucuruzi ibiri munsi yabyo bizava ibugande byambuke hano twebwe we destroy our own people kandi tuzanye substandard things that are more even dangerous than what we had to ibyo ndashaka abantu babyumve reka dutekereze mu buryo bwagutse icyo mvuga ni kimwe ntitwemere ibi bintu by'akajagari n'uyu mwanda byo twumvikane ariko sicyo twibaza ni kimwe ibi bintu mbere yuko tubyica twafashije icyo babikoze kugira ngo bijyane na standard wende byavamo product zishobora kuba export Kensi Esmark itangwa nande na Rwanda Standards Board kandi iho umuntu ushobora kugira ngo nawe bizamufashe ku exportinga shaka Rwanda Standards Board imanuke yo ubwayo isobanura ibimenyetso turi kubona kuri ibi ngibi handi tubona ariko mu byo ni mwe mwabitanze cyane ibihimbano oya babivuze bira ni bya revenue biriho n'ibihimbano mu byo oya nibyo koko ni ibihimbano umuntu akamaze imyaka 5 6 8 10 akora bamureba oya babahiga icyo bavuze ko ibintu ari ibihimbano muri case babarega harimo n'inyandiko mpimbano oya nibyo birono record kuko mpamvu nge ndi kubitindaho nagejeje kurikira ibyo umuvugizi avuga ndasoma n'ibinyamakuru ibyo bagiye bandika batangarijwe sibyo bavuga ati wenda uruganda nkuru icyo twarufungiye twasanze hari n'ibindi bintu bakora batemerewe harimo bakoraga harya hasiza bakoraga na steel wire ngo bakora steel wire ngo bitiriye n'ubundi isarama izo ngo bakaba ngo bakora n'ibindi bintu bitemewe batemerewe ariko nkibaza none se kuri ibimenyetso hari ibyo bavuze ngo iki bavuze umwanda ukabije kutagira filling machine kutagira production line kubikoresha intoki ngo bakajya banabiyunguruza n'ibintu bisa n'amaranje yes please reka birono record nje iki kiganiro nacyumvise ndanitonda cyane ariko ndanavuga ni ikintu kimwe kuko iyo urebye iyi salama ukareba n'ibindi bipakirwa biva za Kenya Uganda Tanzania bitanihe kuko bishobora kuba kuko erega n'ubundi bibiji ni ibikisi ni chemicals umuntu avanga sibyo kuko kwandika ngo amatunda ntayo erega ni nkuko wajya kunywa jizi imwe ntavuze bazana ama concentrate